nta bintu byinshi navuga kuri Ndimbati cyane ko biriya bintu ntabwo nigeze mbikurikirana cyane ngo menye ibyo ari byo, ariko biriya ntabwo byamubayeho kubera ko ari Ndimbati, ntabwo byamubayeho kubera ko ari Farmers. Ni ibintu byaba ku muntu uwo ari we wese, ndetse ni n'akasi zibaho buri munsi, ariko we wenda kubera ko ari umuntu usanzwe uzi byatumye abantu bose tubimenya, ariko biriya ni ibintu bisanzwe bibaho. Kandi ndasaba ko Imana yazamufasha urubanza rwe rukazagenda neza, nubwo bamukatiye iminsi 30. Ntekereza ko ntabwo birangiriye hariya, azongera aburane, Nyagasana azamufashe bigende neza, abashe kuba yafungurwa, ko n'umuntu wari ufite umusanzu munini atanga muri sinema gusa, yari afite akamaro kanini abanyarwanda, turacyamukeneye. Imana izamufashe. Ikindi nubwo ntabikurikiranye cyane, hari ibyo narebye nanamushimiye ko byibuze yari yaragerageje gufasha bariya bana, nubwo ibintu byose bitaba byiza, ariko yabaye umubyeyi, ntabwo yigeze yihakana abana. Numvishe ko bana bagiwe yabareraga, nekeza ko nta nubwo natekerezaga ko ari umuntu wakora ibintu nka biriya, ariko kuba yarafashe bariya bana nabonye ko ahubwo afite undi mutima urenze uwo twatekerezaga. Ibindi ntekereza ko ubucamanza n'Imana tuzakira ibizavamo. Yes, mbahaye ikaze bakurikiye Legacy. Nk'ibisanzwe n'undi munsi n'indi nkuru. Uyu munsi rero nasuye icyamamare, ariko ntabwo nagisanze mu rugo, namusanze aho akorera, ni supermarket. Tumenyereye Simba supermarket n'ama supermarket menshi. Uyu munsi rero nasuye imwe muri supermarket y'umwe mu byamamare, mutarimo muziho ibintu byinshi, ariko afite ibikorwa byinshi bitandukanye nuko mujya mumubona. Abenshi mumumenyereye kuri kamera, tumubona ku ma TV yacu mu mafilme menshi. Nge nkunda kumubona muri filme ya City Maid. Ntabwo ari kubatera amatsiko, ariko ni umwe mu bakobwa bakina filime neza hano mu Rwanda. Ni umukobwa ukina neza, abenshi tumubona muri filime tukibaza se ubundi mu buzima busanzwe niko ameze. Mbibiye amatsiko, akunda gukina ari umukozi wo mu rugo, ariko ngiye hano musanze ni muri supermarket ye. Nyuma yo gukina filime aba afite ibikorwa bye by'ubucuruzi. Ngiye kumusura tuganire, mubaze uko bimeze, uko akina n'ibindi byinshi. Yes, hanyuma hatugeze, sinzi nimba muri kumubona. Yes, Kamariza. Uriwe neza Isa? Bimeze bite se? Ndashimira Imana. Hanyuma haturi ni hehe? Aha turi ni kuri 40 mu cyapa cy'imodoka zijya mu mujyi. Hanyuma se ibi bikorwa ni ku kazi cyane uri boss mfata icyo nshaka? Hano ni ku kazi, niho dukorera, cyangwa se niho twiriza umunsi. Hanyuma ngiye nkuzi nka Kamariza wo muri City Maid, Kamariza w'umukozi wo mu rugo kwa Mama Nike. Ngiye naretse ko buriya ukora mu rugo, ariko akazi kawe? Niko kazi kanjye n'ubundi nkora mu rugo. Navuga ko birantunze, ko ndi umukozi wo mu rugo birantunze, niko kazi kanjye. Hanyuma se ubihuza gute no muri supermarket? Urumva ntabwo iminsi yose mba ndi muri sinema. Iyo mbonye ikiruhuko nari muri sinema, ndaza nyine na hano nkaba ndeba ko nabigenza. Hanyuma bino ni bimwe mu bikorwa byawe, ntabwo uri umukozi, ibi ni ibikorwa washinze? Se biriya ni ngombwa ra? Ndagira ngo ndebe nimba nimfata akantu. Oya, ufata icyo ushaka rwose Isa, upfa kuba ufite ikofi yawe, biremewe. Hanyuma tusubiye muri kariyeri yawe, gukina filime, ugakina role zitandukanye, ariko nk'iriya role, dore nko kuri iriya role uri umukozi wo mu rugo, abantu bagufata gute uhuye n'abantu? Hari abantu bagufana mu ishusho y'umukozi wo mu rugo. Duhe experience ya nyuma yo kuva muri filime ugeze muri quartier, abantu bagufata gute? Ni ibintu navuga ko rimwe na rimwe bigoye, ariko si cyane, ariko usanga nk'urugero iyo ndi hano, abantu benshi baba baza bansanga hano, twe tusko nkuko nawe wabivuze ngo wari usko nsanzwe ndi umukozi wo mu rugo, nawe usanga ariko bambwira twe tusko uri umukozi wo mu rugo, ntabwo twatekerezaga ko ushobora kuba ufite ibikorwa nk'ibi ukora.
ariko urabimenyera nyine. Ubwo iyo ugeze muri sinema ufata ya shusho yo kuba umukozi wo mu rugo, waba utari muri sinema nyine ukakira ibyo bibazo, ko niko baba babyumva, ni nako baba bagufata. Yego. Hanyuma tukiri kuri iyo role wakinnye uri umukozi wo mu rugo, ni ubuzima bw'abakozi benshi bo mu rugo bacamo biriya bintu ukina, umwana wa boss akagutera inda. Ese gutanga ubutumwa nka buriya ubifata gute wowe? Ni ibintu binshimisha kubera ko hari message mba ntanzi, kandi njya ntekereza ko hari abantu benshi ifasha, kuko biriya ibyo dukora ni ibintu ntekereza ko ari ibintu byo mu buzima busanzwe, ni ibintu bibaho, kuko ari ibintu bitabaho ntaho twaba twarabikwiye ngo tubikina kubera ko ari ibintu bibaho no mu buzima busanzwe. Kuba ntanga iriya message rero numva ko hari umusanzu nanga ku gihugu cyanjye, hari umusanzu nanga ku rubyiruko, hari umusanzu nanga kuri abo bantu bakora mu rugo, ndetse no ku babosi bashobora kuba bakisanga mu bikorwa nka biriya byo kuba batera inda abakozi babo, atari uko wenda bibaturutseho, niyo byaturuka ku bakozi babo, ariko hari message bitanga. Ese biramutse bimbayeho nakitwara gute, nakikura muri iki kibazo gute? Biranshimisha rero kuba hari ubutumwa nanga. Hanyuma tugaruke hanze ya sinema, ubundi witwa nde? Abantu bamwe bakwita Kamariza, hari indi filime nabonye witwa andi mazina, ubundi wowe witwa nde amazina yawe? Amazina yanjye atagize aho ahurira na sinema, ubundi abantu benshi banyita Fiona, hari abanyita Colombe, yose ni amazina yanjye, cyangwa se Mama Zahabu. Uri n'umumama w'abana bangahe? Umwana umwe. Okay. Twe twakubonaga muri filime tukabona ukiri umukobwa. Hanyuma se uri n'umuyisilamu? Ndi umusilamukazi. Yego. Hanyuma rero hirya ya filime ubwo twigire mu buzima bwawe busanzwe, ubundi buzima busanzwe uri muntu ki wisobanuye nk'umuntu utakina filime, uri muntu ki? Mu buzima busanzwe nyine ndi umumama w'umwana umwe n'umugabo umwe. Amazina yanjye nayo nari maze kukubwira. Akandi kazi nkora n'ubucuruzi. Hanyuma tugarutse se ubwo muri sinema, winjiye muri sinema ryari, watangiye gute? Duhe experience y'urugendo rwawe muri sinema. Ninjiye muri sinema 2015 irangira 2016 gutyo. Nibwo ninjiye muri sinema. Ubu umaze gukina nka filime zingahe? Filime maze gukina ni nyinshi ko ariko inyinshi cyane ama short movies, ariko filime zamenyekanye cyane nakinnye hano ku isoko ryo mu Rwanda ni Setmade, ni Virunga School. Andi mafilime ntabwo yigeze amenyekana kuri iri soko ko ni ama short movies. Nayo nubwo atigeze amenyekana cyane kuri iri soko ryo mu Rwanda, ariko na amafilime navuga ko amaze kungeza ku rwego rushimishije. Igihembo nigeze kubona watwaye mu minsi yashize, ni igihembo bwoko ki, cyatangiwe he? Ni igihembo gitangwa na festival ibera Bruxelles, natwayemo igihembo cy'umukinnyi mwiza w'umukobwa. Yego. Best Actress i Bruxelles, ko utagiye kukizana? Ibibazo bya Covid. Ni ibibazo bya Covid. Hanyuma abantu bakina filime ariko twumva ngo muri abakire, njyewe najyaga mbyumva ariko nabyiboneye kugusanga hano muri supermarket yawe. Hanyuma ubundi biriya bintu mukina bya filime bibamo amafaranga koko, bimeze gute? Ntabwo navuga ko abakinnyi ba filime ari abakire, ntabwo mbizi, ariko wanasanga, ariko nanone ntabwo nahakana ko sinema atari ikintu cyagutunga. Sinema ni akazi kagutunga pe. Yego. Hanyuma tugarutse mu buzima bwa sinema muri rusange, hano hari abakinnyi ujya ufataho icyitegererezo uvuga ati aba bantu bakina neza? Yes, hari abakinnyi benshi nigiraho cyane, ko navuga ko ngenda umwana muri sinema, uko bukeye nuko bwije ngenda niga, kandi ngirabo nigiraho nkareba nkavuga uyu muntu mbona akora akazi ke neza, mbona akina neza, nshobora kumwigiraho ibi. Sino muri sinema gusa, ari nabo nigiraho no mu buzima busanzwe, nkareba uko abaho muri sinema nuko abaho mu buzima busanzwe, nkavuga uyu muntu hari ikintu nshobora kumwigiraho.
Yeah. muri sinema buriya ufana nde? Hano mu Rwanda cyangwa hano mu Rwanda ko bose mfite ibyo mbigiraho bose ndabafana, ni abantu bose nigiraho, ni benshi ni benshi. Wanze kuvuga umwe ngo udatera abandi ishyari? Ntabwo buri muntu wese agira icyo arusha undi, ntabwo ari ukuvuga ngo nanze kuvuga umwe, ariko buri muntu wese agira icyo arusha undi. Hanyuma ujya ukurikira umuziki? Ntabwo ari cyane. Kubaza umuhanzi ufana, usa wabura umuhanzi ufana muri muziki naho wabura umuntu ufana? Hari abahanzi nafanaga ariko banza batakibaho nkibikurikirana, nakundaga Tianipi cyane. Ya groupe? Yego narabakundaga cyane. Hanyuma ubu barazimyeho, se usigaye kuri nibo nakundaga cyane. Ubu ngo nkurikira umuziki muri rusange, indirimbo zose ndazumva, si cyane ariko ndabikurikira indirimbo zose ndazumva. Ntabwo amakuru agezweho ya music njya nyayoberwa, mba nyazi. Hanyuma mu myaka yashize nigeze kukumva kuri théâtre zimwe zica kuri radio, nazo wigeze ukina? Yego. Nazo warazikinnye? Yego narazikinnye cyane. Hanyuma duhe experience, umuntu ari gukina théâtre tuzwe twumva bimeze nk'ibiri kuba, twumva bigeze nijoro, bigeze ku manywa tutabireba. Muri théâtre ziriya tutareba ku mashusho ho bigenda gute? Ni byose ni editing, niba ari nijoro nyine haba hagomba kubamo nijoro, niba ari ku manywa bikumvikana ko ari ku manywa. Niko ibihangano bikorwa, igihangano kigomba kigakorwa muri aka kanya, ariko ugasangamo bwa buzima bwose bakinnye. Yego. Hanyuma twigarukire mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Muri iyi minsi cyane cyane urubyiruko, usanga urubyiruko ruvuga ruti ibintu ntabwo byoroshye, akazi karabuze. Nkawe nk'umuntu w'urubyiruko, nubwo ufite umwana ariko uracyari muto, nazi kubaza imyaka ko abakobwa batajya bapfa kuvuga imyaka. Abakobwa bose maze kubaza imyaka ntibajya bayivuga, wayivuga? Ntayivuga, buriya se hari ibintu birenze cyane mu kuba wavuga imyaka yawe? Cyangwa hari shayisa wasanga hari isoko byica nkaba nabizi winkirishamo. Si wumva nta mukobwa ndabaza imyaka ngo yemere? Mfite imyaka 24. Yego, 24 urumva uracyari urubyiruko. Hari ibyo wigejejeho, wabashije kwishingira ibyo ukora, ibyo ucuruza no bya supermarket, ubasha no gukina amafilme winjiza amafaranga. Urubyiruko ruri hanze ruba ruvuga ati ibintu ntabwo byoroshye, waruhiye ihe nama cyangwa n'ubuhe butumwa wabaha bwabereka inzira nabo bacamo? Ntabwo babeshya, ntabwo ibintu byoroshye hano hanze, bitewe nuko iyo urebye ubona isoko ryacu ryarapfuye. Sinzi impamvu, niba ari ukubera covid, niba hari ibindi bibazo, ariko ntabwo ibyo byatuma twicara. Uba ugomba gukora ukajyana n'igihe aho kigeze. Niba habisaba imbaraga nyinshi, ongeramo za mbaraga nyine, ukorere kuri ritime abandi bariho, nibiba na ngombwa uyirenze. nta yindi nama nagira urubyiruko uretse guhaguruka tugakora. Yego. Ubwo ndajya mbivanga dusubira no muri sinema. Muri sinema abantu benshi bavuga ngo iyo ukinnye role ngo ibintu bikubaho. Ngo ushobora gukina uri umukozi wo mu rugo bakagutera inda ngo bikarangira n'ubundi ubaye umukozi wo mu rugo, ngo ushobora gukina ngo ukina yica abantu ngo aba ari umugome. Oya. Hariya nuko ngo iyo ndi hano hari ishusho mba nambaye nka Colombe, iyo ngiye hariya muri sinema hari indi shusho nambara nka Kamariza. Ntago bivuze ko wa Kamariza ari ugaruka kongera ukaba Colombe. Oya, turi abantu babiri batandukanye. Hariya mba ndi mu kazi, hano mba ndi mu buzima busanzwe. Kariya ni akazi mba nagiyemo, ariko nanone hari ubutumwa mba ndi gutanga bunsaba guta Colombe nkajya kuburiye. Niba rero wa wundi uzajya muri bya bindi muri sinema ejo bikamubaho, ntabwo biba byamubayeho kubera sinema, biba byamubayeho kubera ko bwa buzima arimo muri sinema ntabwo yashatse kubufata nk'akazi ngo nava muri sinema ate bwa buzima bwa sinema akomeza ubuzima bwe, ahubwo yashatse kuguma muri bwa buzima, bwa sinema. Icyo gihe ni hahandi bimwe akora muri sinema bigira gute bimubaho. Ariko ntabwo ariko abantu bose bo muri sinema bigenda, ngo niba ngo ari umwicanyi, ngo no mu buzima busanzwe ngo ni umugome, ngo oya. Noneho bimwe tujya tubona Kamariza ari umwana witonda. Iyo akuyemo iriya sura ya Kamariza suri.
Okay, nta muntu uburyo umenya ko yitonda bibwirwa n'abandi, ariko ntekereza ko hari ibyo Kamariza akora nka Kamariza kandi ushobora no kubimusangaho ari nka Colombe, ariko hari n'ibyo Kamariza akora utasanga kuri Colombe. Yego. Hanyuma hari ibintu rero tujya tubona muri showbiz nk'umuntu nawe uba muri sinema wajya ubibona, hari ibintu byitwa ngo gutwika, ugasanga nk'umuntu ukina filime yafashe yanze umukiniramo aravuze ati inzu niyo mbamo, cyangwa yafashe za modoka zihenze, tukamenya ko abakinnyi ba filime ari abantu baba mu buzima buhenze. Biriya bintu ni ukuri? Simbizi ko ntago njya nkunda kwinjira mu buzima bw'abantu. Ubuzima bw'umuntu aba ari ubuzima bwe buriya, ndeba ibyanjye, ariko niba hari ababyiyitirira, ubwo nyine nibyo byifuzo baba bafite, Nyagasani ajya bibaha. Nibyo byifuzo aba bafite, nicyo aba ashaka kugeraho, namwe ukora cyane nyine ubigereho, unasaba Nyagasani nyine azabiguhe. Yego. Hanyuma hari utuntu ndi kubona ku ntoki zawe, ni tatuwaje, njya mbona abasitari benshi bagira tatuwaje. Oya, ntabwo ari tatuwaje, iri ni ihina nsize, ni just ni ukwisiga kugira ngo ugaragare neza. Ni imitako yitwa ihina? Yego, ni ihina. Hanyuma hano muri supermarket se nkanjye ndashaka kwinjira mu bucuruzi, ni iki kigenda cyane kurusha ibindi ngo abe aricyo nzacuruza? Buri kintu kigira season yacyo. Ushobora gusanga uyu munsi jus ziri kugenda kubera ko izuba ryavuye, mu kanya imvura yagwa ugasanga icyayi nicyo kiri kugenda, inshyushyu niyo iri kugenda, birasimburana. Ntabwo wavuga ngo iki ngiki kigenda kurusha ikindi. Birasimburana, buri kintu kigira sezo yacyo. Yego. Hanyuma ndumva mu gusoza nanze kwirinda kukubaza amakuru y'abandi basitari njya mbona mukinana, ko ngo hari igihe muba muherukanira kuri seti aho mwakiniye. Nanone ntabwo turi ibisabano ku buryo duherukanira kuri seti gusa. Umuntu abaza amakuru y'abandi mumeze gute, ntabwo tubana kuri seti gusa, tubana nk'abavandimwe, turi abavandimwe, ntabwo tubana kuri seti gusa. Oya. Hanyuma mu gusoza rero, hari abafana bawe, hari abantu bakunda Kamariza, bakunda uburyo ukina, n'icyo wababwira aka kanya? Ikintu nabwira abafana banjye, mpora nanavuga buri munsi, ibikorwa dukora tubikora kubera badahari ntacyo twakora pe, badahari ntacyo twakora. Niyo mpamvu mpora mbasaba buri gihe gutera inkunga ibyo dukora. Kwitera nta kundi ni ukubikunda, bakanabireba, ababishaka nabo bakagira umuhate wo kubikora, bakumva ko ari ikintu dushobora gukora kandi kikagera kure, tugateza sinema nyarwanda imbere. Nicyo kintu mpora nsaba abafana banjye buri munsi, gukunda ibyo dukora. Yego. Hanyuma se nkawe ku giti cyawe, intego hari aho wifuza kugera utaragera, cyangwa muri sinema wagezeyo? Ujya nta naho ndagera, nkubwije ukuri. Kumwe umuntu yiga kwandika hera 0 1, ndacyari kuri 0. Nta hantu ndagera pe, ndacyari umwana muri sinema, ndakiga byinshi, mfite ibintu byinshi byo kwiga, ariko aho nifuza kugera imbere ni kure, nifuza kugera kure cyane. Hanyuma rero murabona ko twari turi kumwe na Colombe, abenshi bamumenye nka Kamariza muri filime ya Stimade no mu zindi filime akina. Ikiganiro rero turagisoje, ariko tugisoje mfite icyaka. Colombe mfite icyaka, ntabwo nava muri supermarket nanyweye akantu. Mfata icyo nshaka. Kongeyeho ngo mfite ikofi, ndafatikira. Reka mfate kano kantu ka Apple. Kano kantu ka Apple niko kantu nemera cyane. Hanyuma rero kuko Colombe ari umuntu wanjye, nkaba ngiye kunywera ubuntu muri supermarket ye yashinze. Hanyuma nkaba nanagushimira ko watugejeje aho ukorera, nanasaba abakiriya baze hano kuri 40 bajye baca hano bakwa Colombe, bafata umugati, bafata ko kunywa. Hari n'ahandi hantu nabonye namusanga, byibuze baze bambwira ati turaje noneho. Mwifurije abakiriya benshi cyane. Urakoze cyane Yisa.